Shitani yabaye nyinshi mu mubiri w'umuntu. Mu mubiri w'abantu. Sinzi impamvu cyo babishakira gusambana. Hari unkorera ngo ndi musaza. Hari unkorera. Nije nikorera ku giti cyanjye. Kandi nugura umusore amasaha yo mbyukiramo ntabwo washobora kubyukiramo. Amasaha yo mbyukiramo ntabwo wayashobora kugira ngo wimuke ugende ku murimo. Kubera iki? Ubwo amasaha ubyukiramo ntabwo nashobora kuyabyukiramo. Kubera iki muzehe? Oya uko bijya mu burenge tukabubira ukihindira ndacara umusore reka mbobeze umubiri wanjye. Ariko jewe numva ugutwi ngo kirabiko gutwi kukaba kuri hanze. Gasohoka kagenda. Nose ngiye bigenza nkenyewe. Ndabizi se. Muzehe abana benshi muri iyi minsi bari kwiyandarika cyane cyane abakobwa ndetse n'abahungu bakisanga mu biyobyabwenge bitandukanye. Ese bura wabona biterwa n'iki muri iyi minsi turimo? Kuki abana benshi b'abasore bari kwicwa n'ibiyobyabwenge, inzoga, urumogi n'ibindi bitandukanye? Urakeka biterwa n'iki? Rero ni byabo si ibyanjye. Je nakubwiye kuva na kare hose ko nabyihujije. Abagira urumogi, abanywa urumogi, abanywa inzoga, ibyo ni ibyabo si ibyanjye. Ko n'abana b'abakobwa bari gusama inda zidateganyijwe. Oya ibyo ntukabimbaze jewe. Yes yondi. Yuri si byo ndimo. Nese muze bwo raka tuvuge nkuko ubona we abana bari kubyarira mu rugo kandi ndameze ibyo byurimo byumbaze si byo ndimo jewe. Agakunda umwe. Jewe ibyo ndumurokore si byo simbigeze. No tubasengere se bakizwe nabo. Ndore basengere bakizwe Imana bakire bakizwe babibyemo. Noje nabivuyemo kera ibyo singibirimo. Muze wiriwe neza. Mwiriwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mwiriwe muteze. Turaho neza. Mwiriwe neza. Turamahoro. Nanjye ndamahoro. Ntacyo bitwaye. Witwa ndetse amazina muze? Ngiye bambita Joseph Karikwera. Joseph Karikwera. Joseph Karikwera. Simpindura irindi zina. Oya niryo. Mbindi izina mba ndi mujura abandi ndi muyayi. Uri muyayi? Mbindi yindi zina ryanjye mba ndi muyayi. Ni muri government bararizi. Government yo mu cyo gihugu. Mu cyo gihugu. Muri Uganda. Muri Uganda. Uri umunya-Uganda? Nese muri Uganda niho waba waravukiye cyangwa waraha? Niho mba naravukiye kuba nagekera ngira umwana mutoya ariko nkurira inanga. Kuri inanga Uganda. Abo se ufite umuryango? Nta muryango mfite. Basigaye iwacu. Mugi muze? Basigaye iwacu. Umuryango wasigaye iwanyu? Iwanyu ni he? Mu Rwanda. Agana he? Kibungo. Ikibungo. Handi bagenda ku Gataro. Yego. Nase muze wowe ku Gataro se kandi umurokore bigenda bite? Oya ntabwo ndi umurokore je bamenabwo nigendera ku Gataro. Iyo shitani nayo yanze je. Wese rokoka? Nayise ndokoka ngira umwana. Kandi nayihakanye ngira umwana mutoya ngira mu nda data na mama. Ntabwo yigeze kugira ngo ndayegera. Byo kuraguza ibyo kugira gute wa. Nese muze ubu warokotse urukiri muto wasanze wanyara barokore? Oya ntabwo nasanze ari abarokore. Ntabwo narokokeye ahangaha muri Uganda. Byagatonda niwafashe umukono n'abandi anyibika aho hepfo ku mazi. Ese muze wafite n'imyaka ingahe? Jewe cyangwa warokotse ryari? Jewe mfite imyaka mikeya cyane, imyaka 20 niyo ngenderaho. Ubu se wafite n'imyaka ingahe muze? Jewe ndakubwiye imyaka 20 niyo ngenderaho. 20 niyo mfite? Niyo mfite. Muze rata nakubazaga ufite imyaka ingahe? Nese nkubwira imyaka yo ndafite. Oya ungatubwira iyo ufite. Ubwo se nukuvuga yuko mpakanya. Warotubwiye mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20 niyo ngenderaho. Uracyari umusore noneho? Nese umuntu uze kuranga fero turebe. Nese umuntu atagira ikikuyamba utagira ikikuyamba wagira ute? Ufite imyaka 20? Muze ufite imyaka ingahe? 20. Muze. Oya muze urumura ko ntukajye ubeshya. Ufite imyaka 20? Ndakubeshya ngo bimarire iki? Ndakubeshya ngo bimarire iki ariko? Urahira ngo nukuri kw'Imana. Uretse gato. Ufite imyaka 20? Hanyuma
ubwo zavutse muri kangahe bose ukiri uruhinja kumenya imyaka yavugiye muri yavukiyemo oya ntabwo byashoboka kurumva imyaka ufite ntabwo apfa kumenya igihe wavukiye umenya imyaka iyo wavukiyemo kandi umenya imyaka iyo watangiriye kugira ngo uce ubwenge iyo uciye ubwenge niyo umenya imyaka iyo utangiriyeho gukura none ubu ntabwo uramenya igihe ufite ubu ngubu ntabwo uratangira kumenya igihe wavukiye igihe cyo navukiyemo wowe urakizi iki gihe cyo wavukiyemo reka reka none se kandi wavuye mu nda ya nyoko ntubizi kandi ukiri uruhinja wamenya n'itare n'umunsi wavukiyemo ese muse abakubyeyi ntibabikubwira babikubwira umaze guca ubwenge ufite imyaka 13 14 15 ariko 20 ntabwo apfa kubimenya ni ukuvuga ngo muze mu myaka yawe ufite 20 waba ufite umugore n'abana kubera iki se ntabwo mbizi ndabaza ibyo byose by'induhiriza iki se nduhiriza iki ariko oya nta mpamvu yo kukurusha mugani ni ukuvuga ngo muze ku myaka ya 20 ufite abasheri abantu mukundana ugomba gukundana ugiye ufite akana bebe mukundana hari umuntu yanko bose wapi niba wangwe n'abantu batatu bane wa gatandatu yakwanga ntabwo byakunda none muze muri Uganda ukora akazi kajyanye n'amaboko akazi kakubeshejeho nk'akazi kahe ariko ubwo rero ugomba wandeze mikoro hanyuma ko yikingura wumva ibyo uvuga byo mvuga tuye ngo tuganire nawe urabona muzeyi muri iyi minsi turimo abantu benshi bahari inyungu bagenda bahereza bagenzi babo ushaka kumbwira utero wa muhungu we urandutira mukuru wanjye ko ufite imyaka 20 yafite 30 kandi uti rero bitewe n'akazi nkora nakukora wowe nakugira inama ukaba wahindura kandi kazi ukiteza imbere ese muze twakubazaga mu kazi ukora k'amaboko yawe ukora akahe kazi ndahinga urahinga urahinga yego birumvikana ni byiza imvura twarebonye mu minsi ishize numva habo nizere ko muri hafi gusarura ngo turi hafi gusarura muze rero nuko maze uyisanga Uganda urarukuka amaze kwakira agakiza Yesu aba mukiri aba umwami wawe umwami wanje ansigikiye ambicho kurya n'icyo kunywa iyo nsitaye ati humura ntugatsitare uri umwana wanjye ndagufite kugira n'uyu amasaha ni ukuri kw'Imana ako gisoma ku kantu kikise akayoga urumukore hari nahakanye shitani nongeye nikwegeho shitani shitani bani nk'inzoga shitani n'inzoga bafitanye isano none twabazinywa tubigenze gute ndabizi se ndabizi se bimenya wewe ntabwo bimenya jewe nta nubwo bikureba ndabizi je nakijije umutima wanje nakijije umutima wanje kuba ejo mbona usengera uhagara ku ntana yanjye akansengera ati uyu muntu pfuye nyamara afite imyaka ine ariko ntacyo yari bwakora akaba afite ntakireka tumuherekeze muze ufite ku bana waba waribarutse ndabafite abana bane babangoma abana bane abakobwa n'abahungu babiri abakobwa babiri n'abahungu babiri ubwo umukuru afite nk'imyaka ingahe ntukambaze uti numva naniwe aho mbari kujagaraza ureke kunjagaraza numva naniwe ko wandeze mikoro wandeze n'ishimo wumva ibyo bavuga hanyuma ukingure wumva ibyo navuze byose ubwo rero numva naniwe ibyo ntabwo byemewe ariko ndagira ngo nawe tuganirize kuko wenda ushaka kuba ufite abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri imfura ikaba ifite nk'imyaka yenda tuvuge nk'7 kuko tubwiye ko ufite imyaka 20 aho ni ukomeye ako muze ndabona uri umusirimu ufite n'akaradiyo none se wajyana izo nkora mbure gukora nanjye ikinyamba kiguyamba ukunda umuziki bisobanuye ngo w'Imana ariko ni w'Imana nyine banza dukubitiramo agapira twumve Play by TF Card. Wow. Muzenga wagira icyo ubwira urubyiruko rw'iyi minsi banza uretse gatoya tuganira gatoya akantu kanyuma gaheruka
sibyo tugapozingira nta kibazo muze abana benshi muri iyi minsi bari kwiyandarika cyane cyane abakobwa ndetse n'abahungu bakisanga mu biyobyabwenge bitandukanye ese buriya wabona biterwa n'iki muri iyi minsi turimo kuki abana benshi b'abasore bari kwicwa n'ibiyobyabwenge inzoga urumogi n'ibindi bitandukanye urakeka biterwa n'iki rero ni byabo si ibyanjye je nakubwiye kuva na kare hose ko nabyihujije abagira urumogi abanywa urumogi abanywa inzoga ibyo ni ibyabo si ibyanjye abana muze oya muze wagira inama rega inama y'iki se ugira inama y'umuntu muri hamwe uwo muryamana hamwe yewe mbe ubu ko cyane amahoro turakora iki turategura iki ariko n'abana b'abakobwa bari gusama inda zidateganyijwe oya ibyo ntukabimbaze jewe yesi yondi iyo urimo si byo ndimo mwese muze ubwo buraka tuvuge nk'uko ubona abana bari kubyarira mu rugo kandi ndazi ibyo byurimo byumbaze si byo ndimo jewe agakunda umwe jewe ugenda umurokore si byo simbigeze tubasengere se bakizwe nabo ngaho rero basengere bakizwe Imana ibakire bakizwe babivemo noje nabivuyemo kera ibyo singibirimo kandi muze twarakoze kubana natwe Imana iguha umugisha bahugurira ka fanta se bakemera wangurira ka fanta ka soda ka soda naka wakanywa ndaje mutemo ka soda ako nubwo watubeshya imyaka muze imva ntabwo nagurira soda watubeshya imyaka nukuri ubu se nakunda tuvuga ngo imyaka 20 ugira ngo soda yo nayigusabye se wapi uyimbwiye ku buntu bwawe nayo soda se nayigusabye aranyumva nuvuga ngo uri umusore ntabwo uri umusaza musaza se hari unkorera ngo ndi musaza hari unkorera nije nikorera ku giti cyanjye kandi nubwo uri umusore amasaha yo mbyukiramo ntabwo washobora kubyukiramo amasaha yo mbyukiramo ntabwo wayashobora kugira ngo wimuke ugende ku murimo kubera iki ubwo amasaha ubyukiramo ntabwo nashobora kuyabyukiramo kubera iki muze oya ukubujya mu burange tukabobera ukihindira ndacara umusore reka mbobeze umubiri wanjye ariko jewe numva ugutwi inko kirabiko gutwi kukaba kuri hanze gasohoka kagenda nose ngiye mbigenza nkingewe ndabizi se tuba turi hamwe se abuze wararakaye nawe none se umuntu akora icyo akora umuntu akora icyo azi n'icyo atazi ntagikora ariko rero ni ukuri ko Imana imugeneje nifuje kukubona no kukumenya binashobotse wambwira ahantu uba njye nkazagusura tukaganira byeruye ariko ubundi ntituturanye ntabwo nzi ahantu utuye ni ukuri usaha hepfo ajya ni kure ntabwo ari kure wazagusura sobe nkaryera nyuma ku cyumweru ubu hari uvuye mu materaniro mvuye mu materaniro ni saa 9 mba mpari ntaho mbanje ngo mbese mu rugo buriyo wenyine no kugusura umuntu usaba wenyine mu rugo tabizi se muze mba nabandi turi hamwe abagufasha ku byo guteka ko ntabwo wajya guhinga ngo kandi witekere kubera iki se uba warushye mana rushene ariko ibyo byose witorora kugira ngo ubigwize hanyuma kukingura wumva icyo navuze cyose oya muze oya reka kundushya ntundushye ntundushye hano akavugiye nananiwe nubwo wenda kugurira ndamugurira fanta anase Jesse nayigurira mbere Jesse nayigurira oya ko nagurira nk'umuhungu wawe uriya niwe muhungu wawe Jene nakugurira ahubwo ngira ngo ndafite oya muze njye ntabwo wabeshya abantu uri umurokore mu myaka 20 hakorera Imana ariko se ubundi se ariko musemva nkubwiye ntabwo ibintu twabyumvikanaho nta kuntu wavuga ngo ufite imyaka 20 ubwo se ni impaka ni kandi uri kubeshya nyine ndakubwiye ni impaka se ntabwo ari impaka kandi uri umurokore akumusenga kuko Imana ngahesha Imana icyubahiro Imana se ko nayihaye icyubahiro ariko kandi ukuvuga ngo ufite imyaka 20 kubera iki se ase ko n'ubwo myaka ntawe yakubyaye
kunuba guhakanya nawe yakubyara ndabizi ako rero ngiye umva nawe ntukagishyikira uzi imyaka yanjye mbehe uzi igihe cyo navukiyemo oya uzi n'ukwezi wo navukiyemo uzi n'itariki navukiyemo kubera iki se ushimangiza ukwambaza 4 na 5 nese ko bavuze ngo ufite nose ufite imyaka 20 ko urumva ari byowe nzingira imana n'itaye ibyo si byo mose imana kurinde uramuke neza uyu munsi ujye umwita muze kandi afite imyaka ariko harya nose ko mbona ari umusaza urakoze rwose nzagushimira imana niya ariko ikinyoma aragitwaye ndagitwaye ntise nakwibye oya ntabwo wanyibye yego nakwibye se ndakubeshya oya ntabwo wambeshye ariko nubwo nyine wambeshye nyine birumvikana si byiki nusura gutabwira umuntu afite imyaka 20 ukabyemera nanjye simfite 20 kandi nkiri muto taka monde simujagaraze ntunjagaraze nyine ese wana kapugeni ryari aha